Mu kureba Petronile Lewis nazengurukije amaso mu bari aho bose uretse Gema wari wicaye yubitse umutwe. Petronile Lewis ahita avuga ko ya ntambwe twahoraga twateye turi imbere y'abo duhanganye tutakiyiriho, ahubwo abo duhanganye ubu bari imbere intambwe zigiye gusaga 10. Iki kintu kiza cyo gukora none aha ni ugucunga imigongo yacu, kubera ko igihugu cyose ubu kigiye gutangira kuduhiga, niba ahubwo urugamba rwo kuduhiga rutari rwatangira. Petronile Lewis yamaze kuvuga gutyo nsaba abantu bose bari aho ngaho dufitanye gahunda ko twahurira mu mbere kugira ngo tubanze tuganire neza ku muntu waduhamagaye, kuko ubu niwe target ya mbere tugomba guhiga. Nuko tuzamuka tugana muri cya cyumba, tugeze hejuru turafungura, tumanuka ama escalier akiganamo hasi, ubundi turafunga. Nzengurutsa amaso abo turi kumwe bose, mpereye kuri papa wacu Petronile Lewis, umukunzi wanjye Gema udashaka guhuza amaso nanjye, mushiki wanjye Neira na Vivensi mbona ko tutuzuye kubera ko Brian adahari. Mpita mbabwira nti murabibona ko twagabanutse, ndetse uburyo twagabanutsemo akaba ari kwa kundi umuntu agwa hasi atari yabyiteguye, kubera ko ubwo twari mu byishimo ko umuvandimwe wacu yamaze kugera ku rwego dushaka, akaba abaye general manager wa company ndetse igisirikare cyamusezereye mu mahoro, nibwo navuga ko twaguwe gitumo, ibyishimo byacu barabifatirana. Aka kanya nkaba ndi gutekereza ko ntifuza cyangwa se mwese muri aha mutifuza ko twakwicara tugatimaza, ahubwo iki gihe barimo gutekereza ko badufite aribwo duhita natwe dukora igikorwa, kandi ibyo tugiye gukora bibe bya bindi byo kwica inyoni ebyiri umuntu akoresheje ibuye rimwe. Reka twihe intego ko aka kanya tugiye gushaka uburyo Brian aba ari mu maboko yacu, ndetse n'uriya muntu kuri ubu twese turakomeza kwita izina rya X nawe tumushyire hasi atari yiteguye ko byose biza kumubaho. Mwese murabizi intambara twarwanye, muribuka cyangwa se muzi abantu bose twahombye muri izi ntambara. Ndabasabye reka amaraso y'abantu yamenetse kubera intambara turimo ari yatubera umusingi ndetse n'imbaraga zitujyana imbere muri uru rugamba, maze ubundi igihe turaba tuvuye muri iki cyumba tukigarukemo dufite intsinzi. Gusa mbere y'ibindi byose ndagira ngo tubanze dufate akanya twibuke ndetse tununamira abacu bose bagiye ubutazagaruka, kugeza igihe tuzongera guhurira nabo tubabwira ibindi byabaye nyuma. Uhereye kuri General Ezeki twari tumaze iminsi mikeya cyane twungutse, ariko akaba duciye mu myanya y'intoki kandi twari tukimukeneye, ndetse n'umuryango we ubu ukaba uri mu marira. Mushiki wacu Serita intwari cyane kubera ko aho yatubereye iyo atahaba twe uku duhagaze aba ntabwo tuba duhari. Daniyela mama wa Suzi na Mike, ndetse murabizi uburyo yagiyemo tutibagiwe ko uwo turwanya n'ubundi ari we watwaye ubuzima bwe. Reka twibuke Tatiana uzwi nka Kararisa, dukomeza kuzirikana ko umwanzi wacu n'ubundi ari we wamutwaye ubuzima, ndetse n'abandi benshi twibuka batambye ubuzima bwabo kugira ngo aka kanya intambara tuzarwaniza bari intambara ifite agaciro. Ubwo murabona ari mvuze harimo Moria Lewis papa wa Suzi na Mike, Maxwell Loras umuhungu wa Jessica Maritina wanyitangiye ngo nsohoke mu mwobo, Rufusi na mama wanjye Mariamu bari bantabyemo, n'abandi bose bagiye banyitangira ubwo nari ntangiye intambara y'amahoro. Nuko nkomeza mbabwira nti aka kanya rero umupangu tugiye kugenderaho n'uyu nguyu. Nyamara kuvuga gutyo twese twatunguwe no kumva ubuduha bwa polisi bwinshi cyane buvuga busakuza. Noneho hakubitiyeho uburyo icyo cyumba turimo kimeze nkaho nta bintu byakumvikana biturutse hanze, bimpatiriza ko ubuduha bwa polisi turi kumva ari bwinshi cyane, cyangwa se imodoka nyinshi cyane ziri aho hafi y'inyubako turimo. Ako kanya Petronile Lewis yahise asaba ko njye n'umukunzi wanjye twajya hanze kureba ikibazo gihari nka ba nyirinzu. Gema ahita avuga ko njyana na Neira we arasigara aho turi. Nkomeza kubona ko arimo kunyirinda cyane adashaka ko njye nawe ako kanya twaba turi kumwe. Gusa ntitwabigira impamvu njye na Neira tuva mu cyumba tugenda tugana mu nzu ahasanzwe, ariko tugiye kugera mu ruganiriro dusanzwe dukoresha rwo hasi, kubera ko iyo nzu ari ama etage, iyo hasi niyo twakoreshaga. Twatunguwe no guhura na Rosange ndetse n'umuryango wa Brian baza biruka bagana aho turi guturuka. Batubonye baza baduhungiraho. Rosange ahita ambwira ko ako kanya hari igitero cya polisi, abasirikare bigaragara ko ari special force batuzengurutse batugabyeho igitero, ndetse nanone kandi iyi nyubako yose bakaba bayigose. Ariko ibindi bikurikiyeho byo aramutse abimbwiye n'umunwa we ntabwo nabasha kubyizera, bityo ningende nihera amaso yanjye. Ako kanya nkiri gutekereza ku byo Rosange avuze, nahise nsaba Neira gusubirana na Rosange aho duturutse nkajya kureba ibiri kubera aho ngaho. Bamaze gusubira inyuma njyewe ngenda ngana mu ruganiriro.
mu guhengereza mu idirishya koko ntungurwa no kubona twazengurutswe ku rwego rurenze urugero. Noneho ibiti byose biri aho hafi birimo ba mudahushwa, iminwa y'imbunda zose yerekeye kuri iyo nyubako turimo. Izindi nyubako zose ziri hafi yacu zose amadirishya arimo ba mudahushwa. Igitangaje cyanteye n'ubwoba bigatuma nibaza niba ngifite ubwenge bwanjye cyangwa se nkaba ndi ikigoryi ku buryo ntari kubasha gutekereza muri ako kanya. Nuko nabonye ku muryango w'igipangu nkabona Mariyamu mama wanjye ubwe ari we uhagaze imbere ayoboye abashaka kwinjira mu gipangu. Ngahita nikubita ku mutwe nibaza impamvu nkimara kureba televiziyo turimo gushinjwa kuba ari twebwe twagabye igitero muri kampani y'umuryango wacu. Ntahise ntekereza ko abantu bamwe rukumbi baza aho dutuye ari Mariyamu na mushiki wanjye Kiristera, bivuze ko kumva ari twebwe twateye ishyano ryangirije kampani. Si nibyo gusa kandi akaba ari natwe twatumye marume Ezeki apfa. Mariyamu n'uburyo nsanzwe muzi tutagombaga kwicara ahubwo yahise adutanga, bivuze ko nta mpamvu yo gutungurwa nshaka izindi mpamvu. Ako kanya nkimara kubitekerezaho nahise nsubizaho akarido buhoro cyane, ngenda niruka cyane igitaraganya kugeza ngeze mu cyumba barimo, nsanga bose barimo na Rozange n'umuryango wa Brian. Mu kugeramo bose banyakirana ibibazo byinshi bambwira bambaza ibintu mbashije kubona. Ntaciye ku ruhande mpita mbabwira nti ntabwo nzi niba umunsi wacu wo gupfa ari uyu nguyu, ariko ikintu nzi neza nuko nta hantu na hamwe dufite ho gucikira. Njyewe ntangira urugamba rwo kurwanira ubuzima bwanjye ndetse n'umuryango wanjye. Ni impfu nyinshi nabashije kurokoka kugeza ubwo umukunzi wanjye yaje kunyiyungaho tugafatanya kurokoka impfu nyinshi zari zitwugarije. Ndetse namwe mwese murabizi uburyo mwagiye mutugeraho mukatwiyungaho, uburyo twababwiye ko twarokotse impfu nyinshi ndetse bikanarenga bamwe muri mwe izo mpfu tukazirokokana. Ese ni ukubera iki aka kanya ndi kubona nta hantu dufite ho guhungira? Ese ni ukubera iki ndi kwiyumvamo ko nkeneye kumanika amaboko ngafatwa ubundi nkajya gutanga ibimenyetso bigaragaza ko ntari umuntu uteye ubwoba nk'uko barimo kubikeka? Bose bamaze kunyumva ubona amarira bashotse ku matama, mpita mbona ko Rozange yamaze kubabwira ko ari Mariyamu wadutanze. Natwe twese tugahita tubibona ko turi mu menyo ya rubamba. Petronile Lewis ahita avuga ambwira ati Maxi, hari ikintu kimwe urimo kwibagirwa. Nk'uko bivuze warwanyije impfu nyinshi, none reba abantu bose bari hano kubera wowe, kugera nubwo n'umukunzi wawe ubwe yivugiye ko ngo ari hano kubera wowe, mu gihe isi yose ikuzi ukorana n'umukunzi wawe. Bivuze ko burya ari wowe shingiro rya byose, ni wowe shingiro ry'ibyo abanyakentrone bizera kuri Maximilian na Giovanni. Ni wowe shingiro rya twese aka kanya tukaba turi hano. Ariko cyanyuma muri byose abantu twese turi hano barebe bose, bareba aka kanya bafite ubwoba, bakagira impagarara, bakagira icyizere, bakagira ibyiringiro, bose bari kureba wowe. Bivuze ko icyo urabaha nicyo barakira. Muri make uri kwirengagiza ko ari wowe muyobozi wacu twese uko turi hano. None se nuramuka umanitse amaboko turajya hehe? Reba Vivensi yari yifitiye ahantu aba ariko yifuza kuza gusanga. Dore arahangaha ngo buri ntambwe yose umubwiye gutera yitere, kandi wibuke ko igihe usabye gutera intambwe uturi imbere natwe tugukurikira ducunze imigongo yacu. Reba Neri n'umugore mwiza, byanga byakunda bafite aho bagombaga kuba bari. Ni wowe bahanze amaso. Umukunzi wawe Suzimike we simuvugaho, niyo mwaba mwagiranye ikibazo na kimwe cyangwa se byinshi kandi biri ku rwego rwo kuba bifite ubukana bwinshi cyane, mu bibazo ntabwo ashobora kwirengagiza ko ari uriya kubera wowe Max. Reba uyu muryango wa Brian aka kanya umugabo we na papa wabo ntawe uhari. Igitangaje niyo yaba hari nawe ubwe bizeye, ni wowe yizeye. Muri make bizeye wowe bose nk'umuryango. Ibyanjye byo simbivuga, nyuma yo kumarana namwe iminsi mike ngatangira kwisobanukirwa ko mfite ubushobozi bwo kwirinda. Nari nshoboye kujya aho nshaka hose kugira ngo nshakishe ubuzima bwanjye, nanamenye niba hari n'umuryango naba mfite muri uyu mujyi cyangwa se mu zindi mpande zose z'iki gihugu, ariko ntabwo nabikoze. Nari mfite ubushobozi bwo kujya ku mateleviziyo n'amaradiyo nkivuga, ubundi abanzi bakangeza ku muryango wanjye, kuko njya niyumvamo ko ntari nyakamwe, cyangwa se abo mu muryango wanjye bakamenya uwo ndi we bakaza kuntora ngasubira iwacu. Ariko ibyo ntabwo nigeze mbikora. Uzi impamvu ntabikoze? Nta muntu muhuje ibitekerezo. Njyewe nshaka kuzamenya uwo ndi we binyuze muri wowe,
kandi nawe umunsi ku munsi unyereka ko n'umuntu wo mu muryango wanjye ubwe adashobora kuba yanyitaho nkawe Max. Bivuze ko nagumye hano atari aba bose mpanze amaso ku hazaza hanjye cyangwa se uwo muryango wanjye cyangwa se abanyakentrone bose, ahubwo ni wowe mpanze amaso, ariko nkifatanya n'abandi twese igihe turi inyuma yawe tukagucungira umugongo. Icyo nshatse kuvuga, njyewe rero niyemeje ko igihe cyose ndaba ndi inyuma yawe, ndetse umwanzuro wose uri bufate ndawukurikiza igihe cyose araba ari uwo gukiza amagara yacu. Ikindi kandi bavandimwe mwese turi hano, mureke Max atubere umuyobozi, kuko turabizi neza ko ubuzima bwacu araza kubutabara. Nituva hano kugera aho ari butugeze tukaba turimo kuvuga indi nkuru, kandi twese tukagerayo turi bazima. Petero Lewis yamaze kuvuga gutyo, abantu bose bari aho amarira yabashotse ku matama, kubera ko ayo magambo ameze nka yayandi umuntu ajya avuga abizi neza ko ataraza kurokoka, nka yayandi abantu bari mu bwato bunini cyane bwa mbere ku isi bavuze bamaze kubona ko butangiye kurohama, bakaba batarabasha kurokoka. Nanjye wenda sinihagarareho amarira yatembye ku matama yanjye, atari uko noneho mfite ubwoba bwo gupfa, ahubwo ari uko mfite ubwoba bwo guhomba umwe cyangwa abantu bari aho ngaho, mu gihe bo batekereza ko banyishingikirijeho. Mu gihe nkirimo kubitekerezaho, Neyira yegera papa wacu amufata ikiganza avuga ati twizereye ubuzima bwacu muri Max. Vivense ahita begera avuga ati twizereye ubuzima bwacu muri Max. Ako kanya Lozange abegera avuga ati twizereye ubuzima bwacu muri Max. Mu marira menshi umugore wa Brian n'abana be batatu begera Neyira bavuga bati twizereye ubuzima bwacu muri Max. Gema ahita agenda begera bahereza ikiganza areba hasi, ubona adashaka kundeba ndetse ntiyagira ijambo avuga, ariko bigaragara ko twese turi mu rugamba rumwe. Nuko ako kanya Petero Lewis ahita abaza icyo tugiye gukora. Mpita musubiza nti nta kindi tugiye gukora aka kanya uretse kurokoka. Mu gihe nkimara kuvuga gutyo, natunguwe no kumva amajwi ari hejuru yacu byumvikana ko ari abasirikari bagenda bavuga umwe kuri umwe batikiriye, nko kuvuga ko aho bageze nta muntu n'umwe bahasanze. Natangiye kuzengurutsa amaso inzu yose ndavuga icyo cyumba turimo, ari nako isi bigaragara ko imaze kunyihinduka mu kanya gato nk'ako guhumbya. Mu kureba mbona nta hantu na hamwe ho gucikira, ndetse byumvikana ko umubare w'abasirikari ari benshi cyane, kubera ko mu gihe kitageze mu minota 10 bari bamaze kugera mu ma etaje yose n'ibyumba hafi ya byose, kuko naho twari turi bari kuhasatira. Bigaragara ko uburyo nzi intego za Kentrone, inzego zabo, tutari kwizera ko icyumba bahagazeho gifungura aho bari bagahita babona ama esikariye bataratinda kukibona. Nuko ndeba abantu bose turi kumwe mpita mbabwira nti aka kanya tumeze nk'ifuku iri mu mwobo, ku buryo ihinguranye umutwe hejuru nyir'umurima ahita yifata. Reka tubihindura, abaje kuduhiga baze baduhiga birangira ari twe tubahize, bityo ukuntu bigiye kugenda. Njyewe na Lewe tugiye kujya imbere aho binjirira, noneho Nelly na Suzy Mike bahita badukurikira. Ikigamijwe ari uko inyuma hajya Vivense agafatanya nabo gucunga umutekano w'umuryango wa Brian ndetse na Lozange. Murabyumva mute? Bansubije ko ariko bimeze, ndetse tunabikora neza cyane. Mpita mbabwira ko ikintu tugiye gukora, kubera ko bizeye ko bakidukiryera barahita baturasa cyangwa se badutunga imbunda. Byanga byakunda umubare w'abasirikari baje bose ntabwo bashobora gukwira mu cyumba kimwe. Bivuze ko buri cyumba kirimo abasirikari runaka turajya tubona umubare wabo. Icyo tugiye gukora nuko tugiye kurwana urugamba rwo kujya twigarurira icyumba tugezemo, kitugeze mu cyumba kindi kugeza ubwo tuje gusohoka mu nyubako twese turi bazima. Nitugera hanze bari bwo dutangira gushaka cyangwa se gusaba ubufasha, kuko mwese murabizi ko n'ubundi nyuma yo gusohoka nta hantu na hamwe dufite ho kujya. Ubwo twatangiye ubwacu kuzamuka tuva mu cyumba cy'ibanga. Gahunda dufite ari yo kugera mu cyumba abo hejuru yacu barimo, kikatugeza mu cyumba njye na Petero Lewis na Vivense turaramo, kuko aricyo kirimo amamashini yacu dukoresha n'ibindi bikoresho birimo ya mbunda dufite. Njye na Petero Lewis twarangaje imbere, bose baza badukurikiye. Mu kugera ku cyumba icyuma gifunga umuryango umanuka hasi, kimwe kiba kiri kuri furo nyine, ngisunitse numva wagira ngo hari ugihagazeho. Sinatinda gusunika cyane kugira ngo akiveho, kuko ntabwo twari dufite gahunda yo kuba twategereza. Nuko ndasunika uri hejuru ahita avuga ko hari icyo yumvise. Ubwo ubwabo bahita baza kwifungurira, bamara kwegeza y'icyuma Petero Lewis yasimbutse kare cyane, ku buryo mu masegonda 5 n'arindwi njyewe Gema na Neyira twari twamaze gukurikira Petero Lewis
ngeze hejuru nsanga muri icyo cyumba bashyizemo abasirikare 3 barimo gucunga umutekano. Petero Lewis wa mbere yari ari kumushyira hasi ariko mu buryo bwa bucece ku buryo atigeze anamuha akanya ko kuvugira ku cyombo. Abandi 2 bashaka kubigerageza, njye na Gema duhita tubashyira hasi bucece. Bamaze guhera njye na Gema turebana mu maso, ndambura ikiganza ngo mukubite mu kiganza, nawe arakizamura ariko akigejeje hejuru ahita akimanura ahindura gahunda yo kutansuhuza ndetse ampunze amaso. Ahita areba Neyira urimo gufatanya na Vivency kuzamura Rosange n'umuryango wa Brian. Twamaze kugera mu cyumba twese turongera turafunga neza ku buryo twahise dufata kontroli y'icyumba. Ikirenze ibyo, muri abo basirikari harimo umugabo ufite ipeti rya liyetena kandi bigaragara ko turi mu kigero kimwe n'igihagararo kimwe. Mpita mfata icyombo cye n'imyenda ye mbwira abaraho bose ko gahunda ikurikiyeho ari uko tugiye kwambara iyo myenda ya gisirikare na maske bambaye ku mutwe no mu maso kuko bari bikwije cyane, ubundi dukomeza urugendo. Njye nambaye nka liyetena nabonye witwa David, nari nambuye icyombo. Petero Lewis ahita yambara indi myenda na Vivency kubera ko bari abagabo 3. Nuko duhana gahunda ko mbere yo kuva aho ngaho babanza bareka nkajya mu cyumba gutora ibyibanze ubundi nkagaruka kubareba. Bamaze kubyemeza mbabwira ko nimara iminota 5 ntaragaruka aho ngaho, Lewi ahita ayobora urugamba rusohoka muri iyo nzu kubera ko mwizeye. Bose bikiriza bavuga ko nta kibazo. Ako kanya mfata imbunda ngenda nsohoka aho ngaho. Mu kugira hanze y'umuryango ndawufunga. Ngeze muri koridoro imanuka inazamuka ijya hejuru mpura n'umusirikare ndusha amapeti. Ahita ambwira ati liyetena, kugeza n'ubu ntabwo twari twabona umuntu n'umwe. Ikirenze ibyo ubu ngubu bimwe mu byumba byari bifunze bari kugerageza kubifungura neza kubera ko chairman yasabye ko iyo nzu itangirizwa kubera ko ari uri gukorana natwe. Mpita nzunguza umutwe mubwira ko nta kibazo, nkomeze njye imbere kubera ko nzi inzira ndetse iyi nzu ndayizi neza. Ubwo nahise manuka kugira ngo ngere muri koridoro injyana mu cyumba turaramo. Mu munota umwe nari ngeze ku ma escalier anjyana ku muryango, mbona umuryango ari wo bagezeho. Ngenda nihuta mbangezeho, nabone ko bari bamaze gufungura umuryango ariko abasirikari bari bahari n'abapolisi n'abarushaga amapeti. Mpita mbabwira ko maze kwakira amakuru bityo icyo cyumba maze kumenya ko ari cyo bamwe mu bantu batuye aho ngaho bararamo. Reka njyewe niyinjirire ari njyewe ugisaka. Begera ku ruhande ariko umuryango ufunguye nta kindi nkoze. Mpita ngera ku ivarisi yanjye ndebamo imashini yanjye ndetse n'iya Gema, ubundi mbishyira mu gikapu cyo mu mugongo. Ndeba ibikoresho byose bya elegitoronike dufite ndetse na yambundi ubundi mbishyiramo. Nsigara mpangayikiye imyenda yacu ndetse n'ahantu dushobora kuba twarakoze kubera ko bakimara gufata ibikumwe bazahita babona ko ari njyewe Vivency. Na Petero Lewis we ntabwo nari muhangayikiye kubera ko iyo umuntu apfuye umuryango we ujya kumubaruza ku buryo batamubona. Niyo batamubona ntabwo bashobora gukeka ko ari muzima cyangwa se bagahita batekereza ko ari ibikumwe bya kera akiriho. Nta yandi mahitamo nari mfite kubera ko nari mfite ikipe yanjye turi kumwe. Nahise nsohoka mfite icyo gikapu mbabwira ko mfashe ibintu by'ibanze byo gukoraho iperereza. Nibahamagaze forensic vuba vuba icyo cyumba bakuremo ibimenyetso kuko bigaragara ko kirarwamo n'abantu kuko n'imyambaro yabo iracyahari. Nuko bamwe bava aho ngaho bahita bagenda ariko izindi gahunda zose zari ziri kubera muri iyo nzu niko nazumviraga ku cyombo. Namaze kuva mu cyumba turaramo sinzi ko nahise ngira igitekerezo cyo kumanuka hasi hamwe dusanzwe dukorera mu buzima busanzwe kugira ngo mbanze ndebe uburyo bwo guharura inzira. Mu kumanuka ama escalier mba mpuye n'abandi basirikare n'abapolisi bigaragara ko bakomeye kuko bandusha n'amapeti. Afande mu gisirikare muri bahita mbwira ati liyetena David, ko nta makuru muri gutanga vuba vuba, bimeze bite? Byari ngombwa ko niyizira aha ngaha? Ese ko nari mperutse uvuye hano uvuga ko wamaze kumenya amakuru ko hejuru hari icyumba kirimo kave ijya hasi mu cyumba bashobora kuba bihishemo? Wagezeyo urayibona? Byagenze bite ahubwo ko ufite igikapu? Ako kanya uwo musirikare mukuru yamaze kuvuga gutyo mpita menya ko David akaba na liyetena yarari muri cya cyumba twazamukiyemo kubera ko bari bafite amakuru ko baradusangamo hasi bakatugwa gituma. Ako kanya nicinyi cyaramvuga ko ubwonko bwanjye bwatekereje neza ngipanga kuvamo tutategereje kwihishamo ngo ntabwo baratubona. Mpita mubwira ko ariko bimeze, kave twayisanzemo ndetse tuninjiramo ariko bigaragara ko ari icyumba bashobora kuba bakoreramo ibintu by'imyitozo n'ibiganiro bitewe n'ukuntu twahasanze. Gusa nta muntu n'umwe twasanzemo, ahubwo njye nahise menya amakuru ko hari ibyumba bararamo. Mbanza gushidikanya ko chairman amakuru yaduhaye ari aya nyayo, mvuga ko bashobora kuba batahaherutse. Ariko icyumba nkimara kukigeramo nsanzemo ibi bimenyetso nkeneye kwijyanira ubwanjye hanze ngo mbirebe, abandi bagenzi banjye bari kubyitaho neza.
namaze kubwira uwo musirikari mukuru gutyo kubera ko we atari yambaye ikigofero cya gisirikare, mbona ameze nk'uri kunshidikanyaho. Aranyegera mbaza niba ameze neza kubera ko ari kumva ijwi ryanjye ryahindutse. Anyibutsa uburyo ikipe yanjye nyoboye bayohereje aho ngaho kubera ko bazi uburyo nshobora gukora akazi neza. Mpita nikoroza mubwira nzuguza umutwe ko meze neza, ahubwo nkeneye kugenda igitaraganya. Ako kanya ku cyombo duhita twumva bavuga ko icyumba cyo muri kave nta kintu basanzemo cyangwa umuntu. Afande mukuru ahita agenda, nibaza impamvu ayo makuru ariyo batanze gusa. Ntibavuge ko hari abasirikare 3 basanzwe bambaye za boxer n'amasengeri gusa, kuko tumaze kubakuramo imyenda ariko twabasize. Mu gihe nkiri kubishidikanyaho nkomeza kumanuka nsanga Mariyamu yicaye muri saro arimo kwitegereza iyo saro yose uko imeze. Muri njye nibaza niba ari kwibuka uburyo njyewe na papa wacu Petero Lewis na Fereyiro yatwiciye aho ngaho, ariko nibuka ko abanyabyaha kenshi umutima ubacira urubanza baba batawufite. Nuko mugeraho ndamusuhuza mbaza niba hari ikintu turimo kugeraho. Musubiza kwa kanya ko wagira ngo abantu bari batuye muri iyo nzu ntabwo barimo. Mariyamu ambwira ko umuzamu we aricyo yahamushyiriye kugira ngo ajye aneka amakuru yose ari aho ngaho, bityo yamubwiye ko barimo. Ikirenze n'ibyo hari n'abana 3 basanzwe babana nabo, rero ntabwo bari kugenda ngo biyoberane. Igihari ni uko iyo nzu ari nini, bigaragara ko umubare w'abasirikari n'abapolisi twazanye udahagije, bityo twongere abantu twibuke kudaca amazi Maximilian na Giovannia kuko ibyo bashoboye turabizi. Mariyamu yamaze kuvuga gutyo, ako kanya mbona hinjiye itsinda ry'abapolisi bayobowe na Afande Cedro Jeff, umuhungu wa Afande Jeffrey. Bakihagera Mariyamu bagiye basanga nge ntungurwa no kumva umuntu mpamagaye ambwira ati Liyetena David, ngwino hano hari ikintu cyihutirwa dushaka kukwereka. Mu guhindukira ndeba abo bantu bampamagaye mbona n'abasirikare 2 ba Special Force ndetse n'abakobwa 2 b'abapolisi kazi bafite amapeti akomeye ariko atageze kuri Cedro Jeff, ndetse na Jeff na Mariyamu barabibona. Ngenda mbasanga mbagezeho umusirikare umwe akimara kumvugisha, umutima wanjye uhita wikubita nsazwe n'akanyamuneza. Muri nge numva amarangamutima yarimo kuzamuka nibaza niba ndi mu nzozi cyangwa se ndimo kurota, kuko mu ijwi rya Petero Lewis yahise ambwira ati iminota 5 yarenze, nshaka inzira nk'uko wabinshinze, ariko dufite ikibazo gikomeye kuko uri kubona ko twageze hano hasi akaba ari nayo nzira imwe rukumbi igomba kudusohora aha ngaha. Ndagira ngo uze mu cyumba turimo aka kanya tuganire, kuko nkatwe nk'abantu bakuru twifashishije iyi myenda rwose twasohoka, ariko wibuke ko turi kumwe n'abana kandi ntabwo twabambika imyenda y'abasirikari cyangwa se y'abapolisi. Njyewe uko papa wanjye yambwiraga gutyo niko nahise nibaza ibyo bakoreye b'abasirikari twambuye imyenda ndetse n'izindi nzira baciyemo kugira ngo babe bisanze aho ngaho muri saro. Gusa mba mbiretse mbisiga inyuma ngenda mbakurikira, ariko ntaragera imbere twese twatunguwe no kumva igipangu cyo ku marembo kikubise. Mu gutungurwa nk'abandi basirikari bose ndetse n'abapolisi, twese tujya guhagarara ku muryango w'aho turi ngo tubashe kureba ibintu bibereye aho ngaho. Twese dutungurwa no kubona ari urumodoka rwa gisirikare, ariko zino modoka zihabwa abasirikari bakomeye, ushobora kurasa ntibashe kwinjirwamo n'amasasu aho wayirasa hose. Mu gihe tukirimo kwibaza ibijya mbere, imodoka yasohotsemo abagabo 4, ariko kwitegereza neza abo bantu mbona harimo uw'igitsina gore, ari nawe wakamejeje cyane kurusha abandi. Afite imbunda ya mudahushwa, ari gucunga ahantu hose haherereye mudahushwa, ushaka kurasa ahita amuvana mu nzira. Ndetse ngewe aho mpagaze ngatungurwa n'uburyo uwo mukobwa cyangwa se umugore atari guhushwa isasu na rimwe, ku buryo niboneye n'amaso yanjye arimo guhanura mudahushwa uri mu nyubako iri hakurya muri metero 700. Ikirenze ibyo agahita ahindura imbunda nk'aho ari igikinisho, akarasa urundi ruhande ahita amanura. Uko niko Special Force yahise yimanukira irasana n'abo binjiye 2 bandi, kubera ko umwe wa gatatu yarasaga ari gukavaringa uwo mugore. Nabonye ko ari mudahushwa ku rwego rurenze urugero. Mu gihe nkiri muri ibyo, Petero Lewis ari kumbwira ngo tuva aho ngaho kuko abantu baje aho atari abazanwe n'amahoro. Telefone yanjye numvise irimo kuviburira mu mufuka w'ipantaro nambariye mu ipantaro ya gisirikare. Mu kuyikuramo nitaba ndeba ko ntawe mbona, cyane ko bari bahugiye mu kureba ibiri kubera hanze. Nitaba ntungurwa no kumva ari ijwi rya Ambasantoyo. Ngize ngo ndi kurota mpita ndeba kuri screen koko ntungurwa no kubona ari Ambasantoyo umpamagaye. Mu kumwitaba ngiye kumubwira ko atari wo mwanya mwiza wo kuvugana, bityo ndaza kumuvugisha. Ntungurwa no kumva mbaza uko we na bagenzi be bafite iminota 4 yonyine, bityo dushaka uburyo bwose bushoboka tugera ku modoka yinjiye mu gipangu cy'inyubako turimo. Twinjira mu modoka nta kuziyaza, ubundi badukuraho igitaraganya.
Santoyo ndamubwira nti ntabwo ibyo bishoboka, byashoboka bite se ko baba baje kudutabara? Ahita ansubiza ko ayo masegonda 4 nkoresheje mvuga ibyo naya arengejeho ansubiza ari muri iyo minota 4 ambwiye. Mpita menya ko nta mikino iri aho ngaho, ari naho ko hanze amasasa akomeje kuvuza ubuhuha. Santoyo mpita mubwira ko mu munota umwe turaba tugeze ku muryango w'iyo nzu bityo baducungire. Njye na Petroni Lewis dusigane yiranagema aho ngaho tugiye kuzana abandi basigaye. Mu kugera imbere twahura n'abasirikari n'abapolisi tukijijisha natwe ntihagire icyo batubaza kuko ndi umusirikare ukomeye. Kugeza ubwo twageze mu cyumba ngatungurwa no gusanga babagabo twambuye imyenda babamanukanye igihe cyose, ndetse n'abapolisi bajyama bambuye imyenda. Nuko mpita mbwira abo turi kumwe ko bajya hagati yanjye na Lewi ubundi dusohoke twihuse cyane. Umugore wa Brian na Rozanje bahita bambara ingofero ku buryo nta muntu wababona isura bitewe n'imyitero mu mutwe ku buryo utapfa kubamenya. Ubundi abana tubashyira hagati sasa urugamba rwo kuva aho ngaho ruba ruratangiye. Twageze muri salo baba batubonye kubera ko twari kumwe n'abana. Mu gihe bari gukeka ko abo bana bari kumwe na ba Maximilian batangira kurasa, ariko mu baje kudutabara hari uwari wamaze kwinjira indani ahita barasa ahantu hababaza cyane atagamije kwica. Natwe byadufashije gusohoka mu nyubako tutanakoresheje n'isasu na rimwe, ndetse tugenda baje kudutabara aribo baducungiye umutekano. Abana binjira mu modoka mbere y'abandi hakurikiraho abagore. Bagemananira bagiye kwinjira mu modoka imbunda bahita bazijugunya. Natwe bibuka uwasigaye mu modoka bigaragara ko atwaye ahita avugira mu ijwi rinini ati mufunge imiryango. Wa mugore wa Mudahushwa niko yari amaze kwinjira mu modoka ubundi afunga umuryango wa nyuma ikimodoka ari uko cyavuye aho ngaho kare cyane. Gusa ngiye ikintu nari nakomeje gushyiraho umutima n'ubwonko ni umuntu wari utwaye iyo modoka kuko iryo jwi ntabwo ari ubwa mbere nari ndyumvise. Gusa nkomeza kubishidikanyaho kuko nta kuntu ako kanya yaba yari kuva mu bitaro bya Kenti akaza kudutabara afatanije na Santoyo. Ndetse abo bantu babiri kandi bari kumwe bo bakomeje kuncanga nari ntaramenya na gatoya kuko bose bambaye ibibakingira amasura. Ntabwo byatinze kuko ntabwo twari dutekanye ahubwo bari badukurikiye baturasa, ariko bikaba iby'ubusa kubera ko iyo modoka idashobora kwinjirwamo n'amasasu. Twebwe urujijo niko rwari rwatubanye rwinshi cyane. Uwo mugore cyangwa se umukobwa udahushwa ahita avuga ko aka kanya imihanda yose bagiye gushyiramo bariyeri zituma tutajya kure, bityo gahunda bapanze tuyihutishe cyane kugira ngo hataza kuvuka ibindi bibazo bikomeye. Ako kanya wa wundi utwaye imodoka yahise yikatisha mu muhanda utagendwa cyane, ndetse yikubita umuriro. Ba Rozanje batangira kwikanga kubera ubwoba. Umugore wa Brian n'abana be batangira kuruka. Biba ngombwa ko duhumurizanya ubundi dufata urugendo, ari nako bari badukurikiye twari twamaze kubakwepa kare cyane. Nyuma y'igihe kubera guheranwa n'ibitekerezo cyane kuri njyewe, nibaza uburyo mbaye inyeshyamba cyangwa se ndi guhigwa mu kanya gato nk'ako guhumbya, kubera ko mu masaha make ashize nari ndi kubona ibintu byose biri kugenda neza ndetse biri kugana mu nzira nziza. Ndetse ako kanya ibyo bintu bitwivangiye bikaba biri guteza abantu benshi cyane ibibazo bikomeye twagakwiye kuba turimo gukemura. Uhereye kuri General Torres ubu kudeta iye igeze kure, wenda kandi hari ikintu twakabaye turi kubikoraho. Agahinda karanyica kubera ukuntu Perezida Venice agiye kujya mu bibazo kandi ari twebwe twagakwiye kuhamubera. None ubu umuntu duhanganye akaba amaze kudushyira ku gasozi. Ndimo gutekereza kuri Venice nongeye kwibuka uburyo imihanda y'umuryango we n'umuryango wacu itagitandukana. Kubwo igihe papa wacu yaje kumenyera ko burya mama we akaba na nyogokuru wanjye na Neira Luciana avukana na Salvatore, papa wa Venice Salvatore. Urugamba barwananye nk'ababyara akaba ari rwo rwagejeje igihugu cyacu ku buyobozi abaturage bakunze, ndetse nanjye nk'umwana wa mubyara we nkaba naragonganye nawe mu buryo ntazi nyuma y'ikiswe urupfu rwa papa wacu. Njyewe n'umukunzi wanjye Gema tukamutabara umugore Cici yababyaranye n'umuhungu we ubwo bari baramuhaye uburozi bumwica gake gake. None kuri iyo nshuro ubwo amateka yaragiye kwisubiramo ubugira gatatu, noneho njyewe na papa tukamufasha kurwanya iterabwoba no kuva kuri kudeta. Uyu muntu w'igikomerezwa duhanganye wanashimuse Brian General Manager akaba twivangiye mu mupangu, ndetse ubu bikaba byaguyemo incisha. Ikindi nanone twagakwiye kuba turi gukora aka kanya no kubohoza General Manager Brian. Kugeza ubu ngubu umuryango we utaramenya ibyamubayeho, ndetse tunagira n'uruhare mu kongera kubaka ibyangiritse muri kampani Rufus na General Torres bamaze kwangiza kuri ubu butaka. Tukaba turi guhigwa n'igihugu cyose ngo nitwe twateze ibisasu. Ibyo byose uko nakabitekerejeho niko mu mutwe wanjye agahinda kandi y'umutima. Ntangira kuzenga amarira mu maso, ntungurwa no kumva umuntu ankoze ku rutugu. Ndebye mbona ni Petroni Lewis
wari wamaze gukuramo ikigofero cya gisirikare asigaranye ibimukingira isura gusa, ambwira ati humura musore muto, nubwo ibi tutari tubyiteguye ariko ngenewe nari nakubwiye ko nyuma yo kugira umutima ukomeye hari iyindi nkuru turaza kuvuga nyuma, bityo rekera aho ngaho kwitsa umutima no gusepfura. Nyuma y'ibi ibintu bizasubira ku murongo kandi bizagenda neza, nyizera kuko nkwizeye. Papa wanjye yamaze kuvuga gutyo mpita menya ko mu gutekereza ibyo byose navanzemo no kwimyoza no gusepfura ndetse no kwitsa imitima. Nongera kugarura ubwonko neza ku murongo, mbona twisanze mu muhanda ugana ahahoze ya gereza ya Eternity, ya gereza Torres na Ramari bakoragaho mbere y'uko bahura na papa wanjye Petero ni Lewis. Umuhanda urimo ibigizwe n'amashyamba gusa ku buryo nta wapfa kuba yakeka ko ariho duherereye. Twageze imbere turahahagarara, ubundi wari utwaye imodoka akuramo ingofero imuhisha isura. Mu guhindukira reba aho turi koko mpita mbona ko ibyo nari naketse ari ukuri kwigendera, kuko nasanze ari Gerine, ahubwo nsigarana ibibazo by'uburyo yabashije kugera aho ngaho aje kudutabara. Mu gihe nkiri kubyibazaho undi yafunguye umuryango, mu kwibaza ibiri kuba akigera hanze akuramo ingofero. Mu gutungurwa no gusanga ari Gastam mpita mbona impamvu Gerine ari aho ngaho. Gusa icyo si cyo cyari ikibazo, ahubwo ikibazo ni uburyo bari aho ngaho n'uburyo bamenye ko bagomba kuza kudutabara. Ndetse na Santoyo nawe akuramo, ariko we ntabwo yarantunguye kuko nari natunguwe tukiri mu nzu twari dutuyemo. Ahubwo nsigara mpanze amaso umugore ufite imbunda ya mudahushwa watinze gukuramo ikigofero yari yambaye. Ariko kera kabaye akuramo icyo kigofero twese tugwa mu kantu cyane, ngewe Rosange, Gema na Neyira, kuko twatunguwe no gusanga ari Burina, umugore wa General Ezeki wari uri guta amarira, ariko ubona ari kubiterwa n'umujinya. Ndetse amaze kwiyereka ahita ava mu modoka ahagarara hanze ariherera atangira kurira. Ako kanya Gastam atubwira ko we na Gerine ko ariko kanya ko kuba bavuye aho ngaho, kuko Gastam agomba kuba ari muri kampani, bityo mu gihe Mariamu yagiye kudutanga kuko azi aho twihishe, agomba kugaruka asanga Gastam ari muri kampani kugira ngo hatagira ikintu na kimwe abasha gukeka. Gastam yamaze kuvuga gutyo ntangira gukoresha inyurabwenge, imbwira uburyo bashobora kuba bamenye ko bagomba kuza kudutabara. Icyo nta nubwo aricyo cyari ikibazo mfitiye amatsiko menshi nubwo nari nyafite, ahubwo ikibazo gikomeye ni uburyo mu kudutabara Santoyo na Burina, cyane cyane Burina baje kubyivangamo, mbese bakabyivangamo. Gusa icyo nari ndi kubona aho ngaho nuko nta mwanya w'ibibazo nari mfite, kuko nk'impunzi urugendo rwari rukiri rurerure. Ako kanya Gerine wari urimo gucumbagira afatanije na Gastam bagiye hirya mu bihuru, batangira gutwikurura imodoka, imwe y'umutuku indi y'umweru. Bazijyamo bazizana hamwe n'icyo kimodoka cya gisirikare turimo. Gastam atubwira ko agiye kugeza Gerine ku bitaro bya Kenti aho arwariye, akomeza we ajya muri kampani mu kazi ke. Naho abasigaye twese nubwo iyo modoka ishobora kuba ntoya ariko twiyaranje tuyisigemo, n'ubundi nk'uko abizi twari turi gutekereza umwanzuro wo kwirwanaho cyane tuwukomeze. Gastam mpita mubaza uko yamenye ko turi gushaka uko twirwanaho. Ansubiza ko baza kutureba bagize ngo twari tumeze nk'abiteguye gucika isegonda ryose riza kuza. Nuko nzunguza umutwe muhereza ikiganza we na Gerine binjira mu modoka y'umutuku bahita bacaho. Ubwo aho twahasigaye ari ngewe, Santoyo, Burina wari wiherereye arimo kurira, Gema, Neyira, Rosange, Vivensi umugore wa Brian n'abana be 3. Santoyo atubwira ko ari wo mwanya wo kuva aho ngaho, gusa ikibazo gihari nuko atazi aho tugomba kwerekeza. Umugore wa Brian wari wabonye ko ishyamba atari ryeru ahita abaza ibijya mbere. Burina ahindukira adaciye ku ruhande avuga ko imihanda yose yo mu gihugu cya Kenti ifunze, ku buryo nta muntu uri kuyitambukaho batamusatse, hagamijwe gushakisha Maximilian na Giovanni. Ikirenze ibyo ngibyo bakaba bafite abafatanyacyaha mu byo bakora, kuko hagaragaye imodoka yanditse ku musore witwa Vivensi mu gipangu cyo mu nzu bikekwa ko Maximilian n'umukunzi we bacumbitsemo. Haboneka imyambaro y'umugore wa General Manager mushya wa kampani ya Lewis n'umuryango we. Haboneka imyambaro ya Nelly n'abandi bantu bose bari kumwe muri iyo nyubako. Burina amaze kuvuga gutyo twese twatungwe n'uburyo abimenye ako kanya, hatarashira n'amasaha 2 binjiye aho twari turi. Adusobanurira ko ari nkawe ushinzwe iperereza, ibyo nibyo bintu bya mbere yabona. Naho kuba tubwiye amazina ya twese turi aho ngaho, nuko umugabo we yayamubwiye ndetse akanamubwira ko kuri ubu ngubu ari ku ruhande rwa Maximilian na Giovanni, akanamusaba nawe kumwizera. Akomeza avuga ati nari ndimo kwiririra kubera urupfu rw'umuryango wanjye. Ubwo nibwo amakuru yageze kuri chairman wa kampani ya Lewis akaba na muramukazi wanjye, nawe ahita bimenya ko musaza we yamaze gushira mu mwuka.
aza nsanga mu bitaro bya Lewis amfasha kurira kubera twese duhuje agahinda nubwo katangana, kuko Ezeki ni umugabo wanjye akaba na papa w'abana banjye. Nuko tumaze akanya turirira umugabo wanjye tunamubwira amagambo ntazi niba navugira hano aka kanya. Mariya ansaba ko twajya mu rugo kuko nkimara kuva mu bitaro bikuru bya Kenti nahise numva ntacyo nabaye, nk'uko abana banjye bavunitse cyane kubera ibyuma byabaguyeho. Mu gihe ngiye wagira ngo ni amahirwe nagize nibwo twaje kwisanga mu rugo kwa Mariya. Tukihagera ntibyatinze nibwo twabonye amakuru kuri televiziyo avuga ko ibyabereye muri kampani ya Lewis ari ibitero byagabwe na Maximilian na Giovanni. Mariya ahita agwa mu kantu avuga ko ibyo bintu bidashoboka na gatoya kubera ukuntu yizera Maximilian na Giovanni ku buryo batakora ibyo bari kubavugaho. Akomeza ambwira ko mu mahirwe yagize yo kuganira nabo yasanze bameze nk'abahuje amateka, kubera ko nabo umuryango wabo wagwiririwe n'ibyabaye kwa Lewis, aho ababyeyi be bose bishwe ndetse n'imitungo yabo ikanyagwa n'ababishe, ku buryo ubu babayeho nk'inzererezi. Ibyo mu kubyumva birancanga ntangira kwibaza ku magambo umugabo wanjye Ezeki amaze iminsi anganirijeho nyuma y'uko twari twaje kuba ducumbitse ino mu murwa mukuru wa Kenti. Ko mu kiganiro yagiranye na Maximilian yabonye ko afite ubushake bwo kwiruka mu byabereye ku muryango wa Lewis, ku buryo bibahangayikishije cyane we n'umukunzi we Giovanni, ndetse nawe akaba yaremeye kwicisha bugufi imbere yabo kugira ngo byibura ibyo atabashije gukorera muramu we Petroni Lewis, byibura Maximilian na Giovanni aba ari bo bazabimukorera abahembe igihembo cyo kutazongera kubirukaho na gatoya, kubera ko yamaze kubona ko atari abantu babi ndetse bakaba batanahungabanya umutekano. Nkomeza kubisesengura nza gusanga Maximilian na Giovanni nta mpamvu n'imwe bafite yo kuba batera igitero muri kampani bashaka kuzashakira ubutabera. Nkiraho Mariya yahamagawe kuri telefone, nubwo yaketse ko amajwi ari kuyumva wenyine bivanze no guta umutwe, ntabwo yigeze amenya ko telefone ye ifite volume yo hejuru, ku buryo nanjye nabashije kumva umugabo wari uhamagaye abwira Mariya ameze nk'uri kumukanga, avuga ko yakoze amakosa menshi cyane mu minsi yashize kugera ku rwego rwo kwiyegereza abantu barimo kwangiriza umutekano w'igihugu, ndetse nk'uko arabizi ko ari we muntu wa mbere n'uwa nyuma amakuru yose yabereye mu gihugu cya Kentrone ageraho, ndetse akaba ari nawe uyakontorora kuko ntawe umurusha ububasha. Kugeza n'aka kanya akaba abizi neza ko atagomba gutungurwa n'uburyo Maximilian na Giovanni yamenye ko yabahaye inzu y'umuryango wabo w'ibanga. Akomeza abwira Mariya ko ikirenze ibyo nubwo yibwira ko yabaye inshuti n'abariya bantu, ariko abazi kumurusha kandi aramutse amenya abari bo yatungurwa ku rwego rurenze urugero. Bityo aragira ngo ako kanya afatanye n'inzego z'umutekano yere gutekereza kure, akeka ko hari abandi bantu bakoze kiriya gikorwa muri kampani, we ubwe yibwirira inzego z'umutekano ko ari ba Maximilian kandi anarangira inzego z'umutekano aho batuye. Ako kanya maze kumva ibyo bintu natunguwe cyane nibaza uwo muntu ubwiye Mariya gutyo agahita aba nk'uruhinja, ndetse Mariya ahita avuga ko ibyo amubwiye abyemera, ariko yiteguye ko ingaruka zose zizakurikiraho agomba kumucungira ikibaba nk'uko yabikoze kuva kera hose kandi niwe yishingikirijeho. Uwo muntu asubiza Mariya ko abizi neza ko bari kumwe muri iyi nzira, bityo atuze akora ibyo amubwiye. Ako kanya Mariya yamaze kuvugana n'uwo muntu, ngiye mbona Mariya ashobora kuba ari undi muntu ntashobora kuba ntekereza. Ahita ambwira ko agize gahunda itunguranye, bityo agiye kuba agiye. Mubajije niba Kiristera nta kibazo cyamubayeho, ambwira ko ari kumwe na nyirakuru Sofia ndetse n'umusore ugomba kumurinda muri ako kanya. Mpita nsezera kuri Mariya njya kureba Kiristera ngo musuhuze mbere yuko nsubira kwa muganga kureba abana banjye. Ariko nkigera kwa Sofia nsanga umusore uhari ari Santoyo, umuhungu wa Amba Steve wahoze ari minisitiri w'intebe, ari kumwe na Gastam usanzwe ashinzwe umutekano muri iyo kampani. Bamaze kureba amakuru avuga ko Maximilian na Giovanni ari bo bagabye ibitero muri kampani. Ako kanya bakimbona bajya ku ruhande batangira kuganira, gusa njyewe negera Kiristera mubaza amakuru niba nta kintu cyamubayeho. Ambwira ko ameze neza we na nyirakuru nicyo cya mbere, ibindi ntabyakeneye kumva. Mbonye wagira ngo ashaka umwanya ari wenyine, mpita mbona ko ashobora kuba ahangayikishijwe no kuba akimara kuba CEO wa kampani. Hahise hatera ibibazo. Musezeraho na nyirakuru ndasohoka, ariko ngisohoka numvise Gastam na Santoyo barimo kuganirira ku ruhande. Santoyo avuga ko ibintu bigaragaye mu makuru bimeze neza nk'ubugambanyi, nubwo amajwi avuze ari aya Max ndetse na Suzimike, ariko ntabwo bafite ubugoryi bwo kuba bagaba igitero ngo banabyigambe. Turetse ibyo kuba bagaba igitero hano muri iyi kampani,
Gasama amusubiza ko ari akagambane nk'uko amaze kubyumva, ko nawe yizera ba Max bityo nta kindi bakora uretse gushaka uko babatabara mu maguru mashya, kuko ubu ibi ni ibigaragaza ko bari guhigwa n'igihugu cyose. Ako kanya ntaciye ku ruhande mpita mbabwira nti ntabwo nshaka kwivanga mu buzima bwanyu, kuko uko numvise muganira biragaragara ko Maximilian na Giovanni yari abantu musanzwe muziranye. Gusa njyewe sinshaka kubamenya, ahubwo icyo nkeneye nuko nshaka gufatanya namwe ku byo mukeneye byose ngo tubatabare, kubera ko nzi ko aribo bazatanga igihano ku muntu uwo ari we wese wanyiciye umugabo. Nuko maze kubabwira gutyo batungurwa no gusanga ari njyewe umugore wa General Ezeki ndetse na chairman wa company ikomeye bazi. Gaston ahita avuga ko asanzwe azi aho Max atuye, ariko mu rwego rwo kwirinda ikibazo icyo ari cyo cyose ntabwo tugomba kumuhamagara kuri telefone cyangwa se kumwandikira. Twebwe tujya aho atuye tubaburire hakiri kare. Niko twasohotse muri kampani, ariko tukigera hanze yayo dutungurwa no kubona Mariyamu ari kumwe n'inzego zishinzwe umutekano na polisi, bavuga ko bagiye kubereka aho ba Maximilian batuye kuko arahazi cyane. Ndetse ngo ako kanya bavugana inzego zamaze kuhagota hose. Nibwo nahise mbwira Gaston na Santo yo ko tugomba guhindura umupangu, kuko nta kintu na kimwe kigomba kuba kuri Maximilian na Giovanni. Nuko duhita twerekeza ku modoka yatuzanye nk'umuryango aho muri kampani igenewe General Ezeki. Tumaze kwinjiramo tugenda tuganira, ariko mu kugera imbere dutungurwa no gusanga bateza amabariyeri basaka abantu bose ngo berekane ibyangombwa byabo. Gusa twebwe baduhagarika mbiyereka bagahita bamenya uwo ndi we, cyane ko nubwo nzi nk'umugore wa General Ezeki ariko nanone nzwi nk'umuntu ufite kampani ikomeye hano mu gihugu. Kugeza ubwo twatangiye gupanga uko dukeka ko urugo rwa ba Maximilian barimo rumeze, tukongeraho nibyo tutari kubasha gutekereza kugira ngo tugende twiteguye neza umutekano. Ari nabwo twaje gusanga misiyo turi batatu tutayibasha kubera abamudahushwa baraba bahari, kandi tukaba tugomba no gukavaringa igihe baraba barimo gusohoka. Ndetse bakinjira mu modoka ihita ihaguruka, aribwo Gaston yambwiye ko Gerine nubwo yangiritse ariko bitamubuza gutwara imodoka. Nuko tugera hahandi inyubako Maximilian arimo, ariko mbaza Gaston na Santo yo impamvu bashishikajwe no gutabara mu gihe ngiye wari uko nshaka ko bazamfasha gushakira no guha igihano umuntu unyiciye umugabo. Gaston amazunguza umutwe ahigima nsubiza ko igihe nikigera uwo Max turimo kuvugaho ari uzanyibwirira impamvu ya nyayo, bityo ibyo bambwira nonaha byose arumva atari umwanya wabyo. Nubwo yanshyize mu rujijo, ariko nta kundi twagezaho imbago z'inyubako murimo ziri imbere hagoswe. Intwaro turimo gukenera tuzambura abo twasanze, ndetse imbunda ya mudahushwa nakoresheje Santo yo ajya kuyiba uwari ku nyubako yo hejuru asiga musinzirijeyo. Aribwo twahise tuza tutikanga kuko tubizi ko imodoka nta sasu ryakwinjiramo. Santo yo ahita ahamagara Max, ari nako natwe turwana n'abashobora kurasa igihe muraba muri gusohoka. Kugeza ubwo twatungwe no kubona muhise musohoka igitaraganya wagira ngo mwari mudutegereje. Ibyakurikiyeho byose mwabibonye kugeza ubu tugeze aha ngaha. Icyo waba uri kwibaza cyose aka kanya nkaba nkwinginze cyane birenze urugero, njyewe ndabizi neza ko atari mwebwe mwakoze ibyabaye, cyangwa se niba koko aba bantu bose bari hano mushaka ko babagirira icyizere, mutubwire ko ari mwebwe mwabikoze, tumenye impamvu wenda mwabikoze, tumenye nuko dufata ubuzima bukurikiyeho. Brina yamaze kuvuga gutyo, ariko arimo kurira, bigaragara ko ashobora kuba ari gukeka ko dushobora kuba ari twebwe twagize uruhare mu byabereye muri kampani. Njyewe mubwira ko nk'uko abizi ari njyewe Maximilian, ndetse uriya akaba ari umukunzi wanjye Giovanni, uriya akaba ari Nelly, akaba na mushiki wanjye, ndetse abandi bose turi kumwe bakaba ari umuryango wacu. Bityo ngiye kumubaza ikibazo kimwe, mvuga nti ese turamutse tukubwiye ko ari twebwe twakoze biriya byose watwizera? Brina asubiza ko atazi niba yatwizera, ariko muri aka kanya yizeye umugabo we, kuko iteka umugabo we instinct ze cyangwa se amarangamutima ye amugeza ku kintu cya nyacyo. Gemavayo ndabibona ko ashaka kwibwirira Brina umugore ku mugore, amubwira ati ntabwo nzi niba uyu ari umwanya mwiza, ariko ikintu nzi neza nabo turi kumwe nuko umwanzi dusangiye ari umwe. Ikirenze nibyo, nubwo byavuzwe ko ari twebwe twagabye ibitero muri kampani ya Lewis, ababikoze turabazi kandi byabaye turimo kugerageza kubihagarika. Igitangaje, uwadushyizeho icyaha ashobora no kuba atazi uwakoze ibi byose. Bityo niba koko wizera umugabo wawe, natwe turamwizera, kuko yaba tutizerana ntabwo twari kuba twarageranye ku masezerano twari duherutse kugirana. Kugeraho ngo ibyo nawe urabizi. Ikintu tugiye kugusaba ni kimwe, wowe duha umwanya,
ariko nanone nkwisabire umugore ku mugore, ndetse nanone nk'umuntu ukeneye kwihorera no guhorera urupfu rw'umugabo wawe, utwiyungeho kuko byibura nubwo ari agahinda ariko abo kwihoreraho barahari, bitandukanye n'abamara kurengwa bagatangira kwibagirwa inzira banyuzemo bashaka inzira yo kwihorera ariko bakagira umutima woroshye, bishobora guha icyuho babandi bashakaga kwihoreraho gukomeza gukora ibikorwa byabo bibi. Urabyumva gute? Jema yamaze kuvuga gutyo andeba, ndabibona ko ari njye warimo kuvuga, arimo kunyurira ko natangiye kwirengagiza ibijyanye n'umujinya ngomba kuba mfite wo kwihorera, ngo kubera ko namenye ko mfite mushiki wanjye, ndetse anavuga ko niba nanjye mfite abantu bo kwihoreraho ariko we ntabafite, nko kuba amakosa yose ayashinja Gareth Hayinizi wamunyujije mu buzima bwagejeje Daniela ku rupfu. Ntangira kwibaza niba nakoze ikosa ryo kuba nabwiye Jema kuriya ndi kumubwira ko wenda twabanza kwishimira ko mbonye mushiki wanjye, ibyo kumukoresha mu kwihorera nkaba mbishyize ku ruhande. Nsobanukirwa ko byamubabaje cyane kandi akaba mbikiye inzika, gusa sinabitindaho kubera ko aka kanya ntabwo aricyo kituraje inshinga, kuko mu mutwe wanjye aka kanya harimo kwirukankamo ibintu byinshi cyane, ariko ikiri hejuru ya byose ni ukumenya umugabo wadutanze amaze kuduha amabwiriza ko tumushyira black box. Nkibaza aho ari gukura izo ntoryi zo kutugirira nabi, yarangiza akanasaba ko ngo mu masaha 48 tugomba kuba twayimuhaye yishingikirije ngo nuko afite Brian, ndetse ibi byose biri kutubaho akaba ari kubikoresha nk'intwaro yo kudutera ubwoba kugira ngo tugirane nawe amasezerano y'amahoro ubundi tubone umutekano. Nkirimo gutekereza ibyo niko Brina nawe yaramaze gutekereza byinshi mu mutwe we, asubiza Jema ko ako kanya ari kumwe natwe kugeza ku munota wa nyuma. Jema ndeba ameze nk'unyihoreyeho kubera ko muri ako kanya abonye umuntu bagiye gukorana bose bafite intego imwe ikomeye yo kwihorera ku kabi nakeza, ndetse binagaragara ko bashobora no kunyura mu nzira za bugufi mu gihe ibitekerezo bari kuduha tutari kubyakira. Akaba afashe Brina utagize icyo azi kuri twese turi aho ngaho, kuko atafata Neila abizi ko ari mushiki wanjye, ndetse akaba yizeye ko bigomba guca mu nzira zoroshye kugira ngo tuzagereyo amahoro. Akaba atafata Losange kuko nawe ari nuko, Vivensi cyangwa se Petronile Lewis cyane ko we atazi uwo ari we. Ibyo namaze kubitekereza nza gusanga ahubwo nintacunga neza nshobora kugwa mu rwobo runini nari nzi ko ari ikinogo, kuko umujinya wa Jema nari ndi kuwubonera ku gahanga, ndetse no kuba Mariyamu atugeza habi akaba ashaka kumurimbura cyane kurusha umuvuduko turiho. Ako kanya Santoyo yahise avuga ko ikibazo dufite tutarakibonera igisubizo nk'uko yahoze ari kubivuga, kuko ubu nta hantu dufite ho kujya. Brina avuga ko kwa mama wa Suzy na Mike byanga byakunda bashobora kumukurikirana, abafite uruhare mu kwiruka ku mugabo we, bityo ntabwo yatujyanayo natwe kuko bahadusanga ugasanga biteje ibibazo umuryango wa mama wa Suzy na Mike ndetse nawe ubwe. Santoyo avuga ko uwo munsi aribwo yari yabonye akazi keza none gasa n'akari kumuca mu myanya y'intoki, bityo ntabwo yadusezeranya ko aho yatujyana kandi akazu atuyemo we na mushiki we ubwabo batagakwiyemo. Losange avuga ko igitekerezo yaduha uko twasaba ubufasha Penina akareba uko atugenza. Mpita mbabwira ko muri aka kanya nta bintu byo gukoresha amatelefone ntihagire, mbihanangiriza mbabwira ko ntihagire umuntu n'umwe ukoresha telefone na gatoya, kubera ko byanga byakunda ubuzima bwe buraba buri mu kaga, kuko igihugu cyose giteze amatwi imirongo y'itumanaho. Vivensi atubwira ko we na Lewi bazi aho Penina atuye, bityo reka aba ariho twerekeza. Gusa birasaba ko tugenda hari n'abajya muri butu kuko iyo modoka ijyamo abantu 8. Ikirenze ibyo twese turimo tukaba turimo guhigwa. Iyo modoka ya Ezeki twajemo bakaba nayo bamaze kuyimenya, bityo ntabwo twakongera kuyikoresha. Mpita mbaza Brina abana be uko bameze, ansubiza ko bavunitse amaguru ariko ubuzima budakomeye cyane. Mpita mbaha igitekerezo ko twakoresha iyo modoka tukayigendamo, ndetse Brina akaba ari uyitwara, baza kuyitangira mu muhanda akabeshya ko abantu batazwi bayibye ubwo yari muri kampani ya ba Lewis, none aka kanya akaba aribwo yayikurikiranye ikamugezaho abayibye bayiparitse bagacika. Neila ahita avuga ko ahubwo icyo gitekerezo ari cyiza, reka ikinyoma tugikwize hose ko Maximilian na Giovannia aribo bibye iyo modoka muri kampani bakayita aho Brina yayisanze, ariko bibi by'igihe gitoya. Brina ahita nabikoresha ayijyane mu bitaro bya Kenti aho abana be barwariye, abakureyo abajyane mu bitaro bya Lewis baraba barinzwe.
twamaze kubyemeza gutyo Burina avuga ko abagendana nawe aribo bajya imbere, noneho abasigaye bagende muri iyo modoka dusanze aho ngaho. Ni nako byagenze. Uwa mbere wakurikiye Burina ni Gema, agenda bajya kwinjira mu modoka, hakurikirwa n'umugore wa Brian n'abana be. Vivence avuga ko agiye gutwara isigaye, mpita ninjira mu mwanya wa kabiri. Petronile Lewis ahita ajya kwicara imbere, Santoyo aza kwicarana nanjye, Neila na Rosange bajya kwicara inyuma. Nuko Burina ahagurutse imodoka natwe turamukurikira. Icyakora muri ako gace nta mabariyeri yari ahari, ku buryo twongeye kwinjira mu mujyi tugasanga twese mu buryo butunguranye hari abaturage batangiye imyigaragambyo bari kugenda buri hamwe, bya bindi by'abaturage batazi iyo bijya n'iyo bigana, bafite ibyapa biriho Maximilian na Giovannia. Bamwe bashushanyije umusore n'umukobwa bambaye za maske, abandi banditseho amazina ngo bararengana ntabwo ari ibyihebe. Biza kurangira tudashobora kubona inzira zo kunyuzamo imodoka. Twese tuva mu modoka tugenda n'amaguru, abashinzwe umutekano tukabatambukaho tubakwepa, cyane ko bari bahugiye mu guhosha imyigaragambyo. Nyuma y'iminota 40 twari tugeze aho Vivence na Petronile Lewis bavuze ko ari kwa Anthony Matt, muri karitsiye ituje cyane, ndetse dukomanga ku gipangu. Anthony Matt niwe waje gufungura afite ukuboko inyuma. Akibona ari twebwe mpita mbona imbunda arayitsimbye, twese baduha karibu. Tumara kwinjira ariko urangaguzwa hanze hose, nuko aduha karibu mu nzu dusangamo Penina wadusuhuje avuga ko bari baduhangayikiye, ndetse yihanganisha Burina ku byamubayeho. Anthony Matt avuga ko banze kuduhamagara kuri telefone kubera ko batizeye imirongo muri ako kanya yitumanaho. Mubwira ko aricyo gituma natwe twanze kubahamagara tukiyizira. Ako kanya nagiye kubona mbona Gema asabye papa wacu ko hari akantu hanze, akajya kumubwira. Sinzi ukuntu umutima wanjye wakubise ndebye Gema mu maso, umutima umpatiriza umbwira ko Gema ako kanya ntashobora kumwizera. Bituma bamaze gusohoka ngiye mpita mbakurikira nk'ugiye kwihagarika. Ngeze hanze ntungurwa no kumva Gema atangiye kubwira papa ati hari ikintu gikomeye cyane nshaka kukubwira, kandi icyo kintu kijyanye n'ubuzima bwawe, ku buryo ntekereza ko ukeneye kukimenya kikagufasha kumenya uwo uriwe, kandi impamvu ngiye kukikubwira nuko aka kanya ngo ukeneye cyane. Gema agiye gutangira kuvuga ibirenzeho nashugukiye hejuru numvise mushiki wanjye Neila ahamagaye mu ijwi rirenga avuga ati Suzimike. Gema ahita yikanga, ndetse ngewe mpita nsubira inyuma gato ngo Gema atabona ko nari namukurikiye ndimo kumwumviriza. Ako kanya bagezeho hahita abwira papa wacu ko Max arimo kumushaka ngo baganire ikintu cy'ingenzi. Ako kanya Petronile Lewis ahita agaruka agana mu nzu, ndetse ndamukwepa ntambukaho atambonye, nsigara numva Neila abwira Gema ati hanyuma se numara kumubwira uwo ari we bize kugenda bite? Uranashyira we wanyawe mu mutwe wese ku buryo uramujyana mu byo ushaka byose ari Petronile Lewis wanyawe? Umva nkubwire Gema, aka kanya ibintu birimo kugukoresha ntabwo mbizi. Ntabwo nzi icyo Max yagukoreye, ariko icyo kintu yagukoreye ntabwo ntekereza ko umujinya ari wo gisubizo cyawo. Ndakubwiza ukuri, umujinya ufitiye Max biranashoboka ko atanawuzi. Ushobora kuza kwisanga uwo mujinya ari wowe ugizeho ingaruka. Icunge rero utaza kugwa mu bibazo. Ako kanya Neila kirimo kubwira Gema gutyo, Burina yasohotse mu nzu avuga ko agiye kureba abana be. Gema ahita amubwira ko agiye kumuherekeza, ntabwo yagenda wenyine. Burina kubyumva arishima cyane, mpita mbibona ko byanga byakunda Gema umujinya afite arahita abwira Burina abo turibo. Gusa nari nakererewe kuko nta buryo nari kumubuza. Burina yahise ansezeraho agenda asangana Neila, amusezeraho avuga ko turongera kubonana. Ako kanya bamaze gusohoka igipangu, Neila aza n'umujinya mwinshi cyane, amfata akaboko anjyana hirya inyuma y'igikoni, ahita ambaza ati aka kanya niba ushaka amahoro ndagira ngo umbwire ibijya mbere n'umukunzi wawe, kuko nzi neza ko ubizi, kandi icyo ugomba kumenya ni uko ibyo bintu biraza guteza ibibazo bikomeye. Nabonye nta yandi mahitamo cyane ko atari inkuru yo guhisha. Ndamusubiza nti ikintu napfuye na Gema nuko navuze ko twakwitondesha misiyo yo kwihorera dukoresheje mushiki wanjye, nyuma yo kumenya ko mushiki wanjye afite umwanya ukomeye muri kampani yacu. Neila mu gutungurwa mbaza ibyo ndi kuvuga ibyo ari byo, mpita mubwira byose ntaciye ku ruhande, kuva twava mu birori kugeza ubwo twumvise ibisasu bituritse. Nkomeza mubwira ko icyababaje Gema byanga byakunda, ariko ikintu ashyize imbere ari ukwihorera. Ariko ngiye ngakomeza kubona abo dufitanye isano, ngatinyuka kuvuga ko Krista Lewis twabanza gutuza. Ariko impamvu nabivuze nuko tutahita tujyana Krista muri ibyo bintu, nawe atarakira ko Rufusi amaze imyaka myinshi azi ko ari umwana we, ndetse we na Mariyamu bakaba ari abantu babanye biyerekana gusa badakundana.
Ikirenze ibyo akaba yarumvise ko Landry Lewis Mariyamu yari yarabwiye Rufusi ko ari umwana yabyaye mu bagabo bahuriye mu tubyiniro ndetse no mu tubari, nkuko yari yaramuhishe ko Kirista ari umwana wa Peteroni Lewis. Nkomeza mbwira Neyira ko Kirista ubu ari ibintu byinshi bigomba kumwiruka mu mutwe, birimo no kubanza kwakira ko ndi musaza we, njyewe azi nka Maximilian, akabanza kungirira umujinya njyewe azi nka Max muri Moriya Academic School, byose akabanza kubyakira no kumbabarira iyo myaka yose nayimaze mubeshya. Agomba kwakira ko papa wacu ari umwe ndetse akaba akiriho, naho ubundi nta kindi nari ngamije mbwira Gema kuriya. Neyira yamaze kubyumva umujinya yarazanye ashaka kuwuntura wo kuba nababaje Gema uhita ushira, ambwira ko atari kunyihanganira iyo asanga nababaje uriya mwana kandi nta wundi muntu mu buzima wankunda nk'uko Gema nkunda, kugera ku rwego namubabaje akaba ashaka gukora ibyo twese nk'ikipe tugomba gukorera hamwe, kandi harimo n'ibyago bikomeye cyane. Tukiri aho ngaho Penina asohoka avugira kuri telefone avuga ati ntabwo wagakwiye kuba uri kuvugira kuri telefone, ese ni ukubera iki ufite ijwi ricitse intege? Hashize akanya Penina araceceka amara nk'umunota, ubundi akura telefone ku gutwi ubona ameze nk'uwacanganyikiwe. Aza nsanga ambwira ko ibintu umukunzi wanjye arimo kuvuga ntabwo arimo kubyumva, ngo tuzamubabarire, ngo ntabwo azagaruka aho ngaho n'ibindi bintu byinshi cyane. Njye na Neyira twahise tubimenya. Neyira abwira Penina ko atagomba guhangayika kubera ko turi kubyitaho. Nuko Penina tubaza uburyo birangiye turi impunzi mu gihugu kirimo abaturage badukunda. Mbura icyo musubiza na Neyira bibuko atubwira ko ari ibintu bizarangira rwose ntitugire ikibazo na gitoya, ahubwo tuze mu nzu byihuse cyane babanze batwakire. Ubwo twinjiye mu nzu bazana ibyo kurya bashyira ku meza, ariko njyewe apeti yari ntayo kubera kubura icyo nakora ako kanya. Abandi barimo kwiyakira nibwo telefone yanjye yavibuye. Mu kureba umpamagaye mbona ni Bonita. Ntashidikanije mpita ntekereza kuko bagiye kutubwira amakuru meza kurusha ayandi yose, bivuze ko dufite intwari ikomeye cyane natwe ako kanya tugiye kurwanisha. Ariko mu kwitaba ntungurwa no kumva Bonita afite igihunga cyinshi ambwira ati humura ntugire ikibazo kuko ubu nakoze ibishoboka byose. Telefone zacu ntabwo bari kumenya aho ziri kuko ubu twese bari kubona duherereye Iyope, ariko icyo nzi nuko barimo kutwumva. Ndagira ngo nkubwire ko aka kanya ugomba kukuba iruhande iteka ryose. Yamaze kugwa mu maboko ya polisi. Ukuntu bigenze ntumbaze uko nabimenye kuko ntabwo ari byo byibanze, ahubwo mu kanya gashize kubera ko ndi gukoresha ikoranabuhanga ryanjye nkoresheje satelite kugira ngo menye ibiri kujya mbere nubwo bitemewe n'amategeko, nibwo numvise umuntu ahamagara kuri telefone, ariko nkimara kumva ijwi rye mpita mumenya. Numva atangiye kubwira uwahamagaye ngo azamubabarire, ngo ntabwo azongera kugaruka aho ngaho. Mu kumumenya mpita mpangayika cyane kubera ibibazo arimo aka kanya. Hashize akanya abari gukoresha ikoranabuhanga nk'iryanjye kugira ngo bamenye amakuru, twese turi gukoresha satelite imwe bahita nawe bamwumva. Gusa kubera ko bamushaka ku kabinakeza ntabwo bifashishije inzego za leta zisanzwe, ahubwo bahise basaba polisi ngo ifate uwo muntu ako kanya, ku buryo abamushaka barahita baza kumureba aho polisi mufite ubundi mujyane. Nibwo mpise nguhamagara kubera ko aka kanya isaha irimo gutera. Afashe ubwo yivugiraga kuri telefone, ndetse biragaragara ko abamutaye muri yombi, mbese abategetse ko atabwa muri yombi bamuzi cyane, bakaba bazi n'amazina ye. Bigaragara ko ari umuntu muzi neza cyane umushaka. Ndagira ngo nkubwire ko aka kanya nta mwanya wo guhumeka ufite kubera ko inzego zifite imbaraga zigiye koherezwa kujya kumufata. Nagera mu biganza byabo ntabwo uzongera kumubona ukundi, bityo ndi wowe aka kanya naba ndi mu nzira ngenda, ngiye kukoherereza amerekezo igitaraganya. Bonita yamaze kumbwira gutya mpita mpagarara bose mbareba, mbabwira ko Suzimike atawe muri yombi. Amakuru mbashije kumenya akaba ari uko umuntu uri kutugendaho atuzi neza n'amazina yose ku buryo amufashe ari kuvugana na Penina kuri telefone. Bivuze ko ahantu turi nonaha ntabwo harinzwe na gatoya. Byose akaba ari amakosa ya Suzimike, inkwakuzi zibe zihaguruka duhunga. Ariko abashoboka misiyo tugiyeho no kugenda kugeza nakiriye message impamerekezo yaho Suzimike afungiye tugiye kumutabara. Namaze kuvuga gutya baryaga bose bahita barambika hasi bamira badahekennye ibyo bari bafite mu kanwa. Peteroni Lewis ahita avuga ko we njyewe na Neyira tugiye gutabara Suzimike ataragera mu menyo y'icyo gikomerezwa. Anthony Mata avuga ko agiye kubyutsa Monica n'umwana we nubwo atazi aho barerekeza, ariko mu minota ine yonyine baraba basohotse muri iyo nyubako itagifite umutekano.
mu gihe bose barimo kwisuganya nibwo nahise mbona amagambo Neyira avuze mu kanya gashize abwira Gema ko umujinya afite uraza kuzana ishyano mu buryo atazi. None reba guhamagara kuri telefone byonyine byongereye umuryango wa Anthony Mati mu bibazo, harimo n'umwana mutoya cyane. Ako kanya Peteroni Lewis yankozeho ambwira ko kureka guhangayika turindwanyiza kataraboneka, nubwo tugarijwe turakomeza turwane kugeza dushize mu mwuka. Nuko areba mu kirere avuga amagambo ateye agahinda avuga ati niba hano ku isi mu buzima busanzwe mpafite umuryango wanjye ndabinginze mu mbabarire nanjye sinjye, ariko uyu muryango wanyakiriye reka nkurwaneho nibiba ngombwa ko tuzahurira mu bundi buzima tuzahahurira. Peteroni Lewis yamaze kuvuga gutya agahinda karanyica, ntangira gusenga Imana inyinginga ngo igarure ubwenge bwe ku murongo amenye uwo ari we wa nyawe, kuko ako kanya ndi kumva ntangiye kunanirwa, wenda niwe wamenya uko intambara tugezemo turazirwana. Naho ubundi ngiye nk'umwana ndabona bingeze ahirengereye. Namaze kuvuga gutya ari nako amarira y'agahinda ntemba ku matama. Neyira avuga ko ako kanya tugende, dusiga twifurije amahirwe masa abasigaye barimo Anthony Mati, umugore we Penina, Monica n'umwana we, umugore wa Brian n'umuryango we. Mbwira Vivensi na Ambasanto yo kuwo muryango nkubashyize mu maboko ubwo ubuzima bwabo nibo bawuteruye. Nuko nsezera kuri Rozange. Santo yo ambwira ko nubwo turi mu bihe by'ubuhunzi ariko byibura tuzongere kubonana. Mbura icyo mubwira kuko abantu Neyira na Vivensi bahanganye ubwo bajyaga kureba Brian ndabazi, ni abarwanya iterabwoba bica batazuyaje. Bivuze ko icyo gikomerezwa X cyari cyateze umutego kugira ngo hagire uwibeshya hagati yanjye na Gema avugire kuri telefone bahite bamwumva. Ahubwo nshimira Imana ko Bonita muri iyo minsi yinjiye mu buzima bwacu akaba yaranize uburyo bwo guhakinga amasatelite, nubwo ntazi ko turaza kurwana ubuzima bwa Gema tukaburokora. Ako kanya nakiriye message mpita mbona sitasiyo ya polisi Gema afungiwemo, akaba afunzwe nka Suzimike ku buryo abapolisi batazi uwo ari we, nka kwa kundi bikomerezwa biri hejuru bitanga itegeko ngo uwo muntu afungwe bize kumutora kubera ko bitari hafi. Tugerayo mbere biratuma dushaka icyo gukora, ariko niba hadutanga aho Gema ajyanwa ntabwo tuzongera kumubona no kumuciryera nkuko Brian tutazi irengero rye. Twavuye mu rugo mu modoka ya Anthony Mati, ari nako ndi kwibaza uburyo Gema afunzwe ari wenyine kandi avanye aho ngaho na Burina. Mu kwibaza ibibazo byinshi bivanze n'agahinda ntangira kwibuka nanone uburyo navutse ndi umwana wo mu bikomerezwa, mu myaka 8 ngatangira kuba impunzi mpungisha ubuzima bwanjye ngo mama wanjye atazanyica nanone, ariko Imana ikamba hafi nkabasha kubaho nubwo byasabye ibitambo, ndetse nkazamuka nkagera kuri iyi ntera narindiho, ariko byose bikaba bisubiye urudubi aho ubu ndi impunzi noneho ndi gushakishwa ku rwego rw'igihugu. Bivuze ko nta gutungurwa ejo bundi nzatangira kumva ndi no gushakishwa ku rwego mpuzamahanga, kuko ibyo twakoreye iyo Penny Venez ntawe utabizi. Noneho natekereje uburyo bisaba kugira ngo izina ryanjye na Gema ryongere risukuke riveho icyasha, ari uko ngomba guhangana n'abakomeye barimo abo ntazi n'abo nzi, nkabona ko nta garuriro ndi kubona imbere yanjye. Ibyo bitekerezo byatugejeje kuri sitasiyo ya polisi Bonita yari yatwoherejeho. Nta bwoba kuko ntacyo nari mfite cyo kuramira, twinjira uko turi batatu tuvuga ko tuje kureba umuntu wacu witwa Suzimike ufunzwe. Umupolisi uri aho ngaho kuri resebusi yabadusabye akanya gatoya ngo agende areba akantu ku ruhande adusaba gutegereza. Ubwo yagiye ku ruhande nanjye nkomeza kwigenzagenza muri sitasiyo ya polisi. Kumbe uko nigenzagenza niko naje kugera ku ruhande ruri hirya gatoya yaho turi. Ntungurwa no kubona wa mupolisi watwakiriye arimo kuvugira kuri telefone. Akimbona ahita agira igihunga ndetse na telefone iramukika igwa hasi. Ako kanya mu kubibona mbona ko nta mpamvu n'imwe ishobora gutuma umupolisi ambona kantinya. Mu gukaraga ubwonko neza nza gusanga icyatuma umupolisi antinya ari uko yabaza uwo ndiwe. Bivuze ko cyangwa se bisobanuye ko nta kabuza yari ari gutanga amakuru ku muntu ashaka kudutangaho. Ako kanya mpita nsatira telefone y'uwo mupolisi nyitora nshyira ku gutwi. Ntungurwa no kumva uwo bavuganaga avuga ko ngo we akomeze akora ibisanzwe, kubera ko mu munota umwe abantu be baraba bahageze bose babagwe gitumo. Mu kumara kubyumva mpita nsubira inyuma ndeba aho Neyira na Peteroni Lewis bahagaze, ariko mu gukubita amaso mu idirishya ntungurwa no kubona abasirikare benshi cyane utabara umubare, bambaye imyenda yanditseho Counter Terrorist Unit cyangwa se CTU. Ako kanya mu gukomeza kuhitegereza cyane na ba Peteroni Lewis na Neyira barahabona. Peteroni Lewis mu ijwi rigiye hasi ricitse intege, atangaye cyane abona ko ibyacu biturangiriye, wahita avuga ati Mana Nyagasani ishobora byose. Ngewe mu gucika intege ntangira kuzengurutsa amaso impande zose,
ntangira kubona ko cya cyizere Petroni Lewis yanshyizemo mu kanya kashize ari ikiraza amasinde, kubera ko ndimo kuzengurutsa amaso impande zose zinkikije nkabura aho gutabarwa kwacu kuraturuka.